Mbere yo kugaruka ku buryo kwigira abantu ibindeba, kumva ko ibibazo bya mugenzi wawe bitakuriho uwo munsi bitakakuraje ishinga byagejeje ku Banyarwanda ku rupfu rwa benshi, kandi n'ubu rukaba rukigeretse, ndetse n'amasomo y'ubuzima amateka yacu yakatwigishije by'umwihariko abariho n'abazaza ejo. Kugira ngo tubyumve neza, reka twumvire hamwe iyi nkuru y'umunsi kuri KP Reports. Rimwe imbeba yahengereje iri mu mwobo wo mu nzu yabagamo, maze ibona nyir'urugo n'umugore bafungura agapfunyika. N'amatsiko menshi izunguza utwoya two hejuru y'amazuru n'amaso yayo iribaza iti noneho ni ibihe byo kurya byaba birimo ra, ko ari ubwa mbere mbibonye. Umugabo n'umugore bamaze gufungura ku gapfunyika, ubwoba bwatashye imbeba cyane, maze yumva ibintu bizamutsemo kuva mu murizo bijya mu matwi yayo, bizenguruka umubiri wose bigera ku mutwe no ku munwa. Ibi yabitewe n'uko yari ibonye ko ako gapfunyika kari Rwagakoco, umutego utega imbeba nyir'urugo yari avuye kugura. Yiruka cyane yasubiye ku biraro by'amatungo yo muri urwo rugo, maze ivugana igishyika cyinshi ibwira amatungo yari ahororewe, irayaburira iti yemwe muramenye, muri uru rugo harimo umutego, muritonde cyane, nyir'urugo yaguze Rwagakoco umutego w'imbeba. Inkoko ngo ibyumve yarakokobetse ngo nuko itwama imbeba, ari nako ikomeza kuraha. Inkoko izunguza umutwe wayo iravuga iti bwana mbeba gituna cy'ifigi, ndagira ngo nkumenyeshe ko icyo kibazo gikomeye kikureba wenyine. Naho njyewe ndumva kitankozeho na gato, ndumva rwose kitandeba, kuko mbona ko nta ngaruka giteze kungiraho. Imanjiriwe cyane, imbeba yarahindukiye maze ibwira ingurube iti yewe ndyohesha birayi we, byakomeye, ubu tuvugana nyir'urugo yaguze umutego ufata imbeba, turashize noneho. Ihuma ingurube yarayisubije iti ndumva nkugiriye impuhwe disi bwana mbeba, ntakanyura umwanzi we, nubwo numva ngufitiye impuhwe ariko ndumva ntacyo nabikoraho. Icyakora umenye neza ko ngusengera ku Mana gusa, nta kindi, rwose ngushyize mu biganza by'Uhoraho. Imbeba yahindukije amaso yayireba inka, maze niko kubwira iyo rutagwabiza iminega iti yewe nkubaze sa mu bihogo we, wamenye ko nyir'urugo yaguze Rwagakoco ifata imbeba? Inka izunguza umurizo ibiseka isubiza imbeba iti mbega wowe, Rwagakoco ifata imbeba, ukumva se ko hari akaga binteje? Irire wowe na bene wanyu b'imishushwe n'imende, kuko ndumva ntawe umuriyo n'imitego y'imbeba. Imbeba yasubiye mu nzu mu mwobo wayo, yubitse umutwe hasi n'agahinda kenshi, itekereza ukuntu igiye kuzacibwa agatwe kayo na Rwagakoco yonyine. Imbeba disi yari ibabaje. Muri iryo joro rero, igicuku kinishye neza mu ijoro ry'uwo munsi, humvikanye urusaku rukomeye mu nzu, bisa naho Rwagakoco yari ifashe umuhigo wayo, ariyo mbeba. Amwe abagore murabazi rero, umugore nyir'urugo yarirukanse ngo arebe icyo umutego ufashe. Hari mu mwijima w'icuraburindi ku buryo atashobora kubona ko umutego wari wafashe umurizo w'inzoka iryana kandi igira ubumara bwica. Uko agenda yomboka n'igishishimuza ngo arebe ko yabona icyo umutego ufashe, nta gutinda mu kwirwanaho, inzoka yahise iruma uwo mugore maze arataka bikomeye. Mama yiwe, ayiga data wambyaye we, mama wambyariye iki we, mandwa za mama bumbigize nte? Nyir'urugo wari watwawe n'agatotsi yahise abyuka yatanya, maze nta kuzuyaza cyangwa gutindiganya ahita yihutishiriza umugore we kwa muganga. Ngo bamare kumugombora nka kumwe kwa mwene Mishogoro n'irahiro wampaye isuka mu mpinga ya Kabigabiro, umugore yagarutse mu rugo ariko aza afite umuriro mwinshi kandi afite intege nke z'umurwayi. Murabizi rero benshi iyo umuntu afite umuriro kandi avuye kwa muganga bamwondora bamugaburira umufa cyangwa isosi y'inyama cyangwa iy'agafi. Ni muri urwo rwego nyir'urugo w'umworozi yahise ajya aho yororeraga amatungo ye, maze afata ya nkoko ashyushya amazi arayipfuragura, maze ayikoza umushyo arayibaga ayishakira ibirungo, bararabayiriye. Nubwo umugore we kubera uko yakomezaga gusa n'uremba yanyoye agasosi kayo ariko nako gake. Uburwayi bw'umugore bwakomeje kugira udubi, maze hashize nk'icyumweru inshuti n'abaturanyi barikora baza kubasura. Baje bamutiye amaturo ariko bari benshi, maze mu kubakira nyir'urugo atuma ku mubazi kinyuku abaga ya ngurube, abashyitsi barayirya maze baryoherwa cyane n'inyama z'itungo. Ubu bise akabenzi. Kagame Alex we yavuze ko yakuye amasake mu masafuriya. Nyuma y'iminsi mike umugore akomeza kunywa no gufata imiti yari yahawe n'abaganga, ariko birakomeza biranga bibi by'ubusa. Uko iminsi yahitaga indi gataha, niko umugore yakomezaga kumera nabi, byanarangiye aryamiye ukuboko kw'abagabo maze arapfa. Hari ubwo abagore nabo baryamira ukuboko kw'abagabo di? Sinzi. Icyo nzi gusa nuko yapfuye, nicyo nashaka kuvuga.
Mu gutabara umuryango wagize ibyago n'imihango yo gushyingura, imiryango n'inshuti bashitse ari benshi baje gushyingura uwo mugore kuko urugo rwari ruzwiho kubana neza kandi runifite. Mu kubakira no gukora umuhango wo gukaraba, umugabo yabaze inka ye yari yarahaye impamagazo akayita umwimanyi wimiye ubworo mu rugo kugira ngo abashe guhaza iyo mbaga yari yamutabaye, maze kuko bararya inyama barazihaga. Dore rero isomo ry'ubuzima rishingiye muri iyi nkuru. Ubutaha ni wumva umuturanyi cyangwa inshuti igutakira ko ifite ibibazo maze ukibwira mu mutima wawe ko bitakureba, jya umenya ko wibeshya cyane. Burya uwo muntu abamwegereye twese cyangwa n'abari kure ye tuba twugarijwe. Umunyarwanda yaciye umugani ati iyo umuturanyi arwaje ibinyoro uzinga karago. Ubu muri twese ninde wari uzi ko ibicurane biva ku gacurama mu mujyi benshi tutari tuzi witwa Wuhan byari kugira ingaruka ku bantu bose batuye isi kubera icyorezo cyitwa Covid benshi kiduteje ibihombo. Reka ndeke ibyo. Kuwa 9 Werurwe mu mwaka wa 2023 haburaga ukwezi ngo habe hashize imyaka 29 mu Rwanda hatangije jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wari imbere ku rugamba rwahagaritse iyo jenoside yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu musangiro wari wabahurije hamwe n'abagize guverinoma y'u Rwanda muri Kigali Convention Center ko azakora ibishoboka byose jenoside ntizongere kubaho mu Rwanda. Nanjye ubu kandi mbyumva kimwe na perezida w'igihugu cyanjye ko nta jenoside ishoboka mu Rwanda ukundi kwanze Imana inayiturinde. Ariko se mu gihe tukiri mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe Abatutsi ikaba yarasize ingaruka zizakurikirana u Rwanda kugeza no bisekuru byinshi biri imbere niba atari iteka ryose u Rwanda ruzabaho, reka twibarize hamwe iki kibazo. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yari bugire uburemere n'ubukana nk'ubwo yagize iyo abaturanyi bataba abantu ntibindeba kuko ngo batari mu bahigwaga. Aha ariko ndabanza nkurira ingofero abahisha bahigwaga bakarokoka n'ababigerageje bakaba nabo ubwabo barahasize ubuzima. Muri abantu bo kubaho. Reka twibarize hamwe nk'umugore utaragiriye inama umugabo we yajyaga mu bitero byo kwica ngo amubuze kwifatanya n'abagome, niba uwo mugabo akiriho uwo mugore we amaze imyaka ikabakaba 30 agemurira umugabo we muri gereza. Nzi benshi nawe harabuze. Bene abana babo bakuze nk'abatagira base ndetse kandi bakurana ipfumwe rikomeye ryo kuvuka ku babyeyi bahekuye abantu batari barigeze barunarota kubahemukira. Singiye kuvuga byinshi ariko ingaruka jenoside yakorewe Abatutsi yazigize ku banyarwanda twese kandi n'ubu zirakigaragaza. Nta kabuza ko kwigira ntibindeba kwa benshi biri mu byatumye ubukana bwa jenoside bugera. Izubanze gukiza no gutabara umuturanyi we muri jenoside byagenze bitubwa abantu bahungaga bakagera muri Zaire. Abantu barahapfiriye inshuti. Wenda nibyo koko nibishwe n'umupanga ariko indwara ya macinya byarangiye benshi batsinzeyo bagerekiranwa nk'inkwi maze imodoka zibarunda mu byobo. Ababongira ngo ntibaza aho bashyinguye ngo bajye bende bajya guteraho uturabyo. Benshi n'ubu baracyariyo barahunze kubera ibyo basize bakoze hano. Nyamara benshi mu bahungiye muri Zaire nta nicyo bari bakoze mu Rwanda. Kimwe cyo nuko kureberera ubwicanyi ntunafashe uwicwa ubishoboye ari ubwenge n'ubushobozi bwinshi bureshya n'uburebure bwo munsi y'umusambi. No muri iki gihe hari ibyo ubona hiwanyu bikorwa ukishishikira ngo ntibikureba. Mwana wa mama Rwanda subiza agatima impembero. Icyo kigabuzi gifata utwana kidushukisha amafaranga ukagihishira ngo sabawe si bashiki bawe. Ejo umwana w'umukobwa azashaka maze uzabyara kundane kandi aryamane n'uwawe uzabyara maze banabane, nyamara yavukanye kirwara kidakira. Ibyo surumva bidashoboka. Hari ubwo uzashyingura umwana wawe yishwe na sida yaturutse ku mugabo uyanduza abandi wowe ukinumira kandi wenda utabuze icyo wakora. Uwo mugore utanga akazi ari uko abanje guhabwa ruswa y'igitsina maze abaryamanye nabo akabirukana batanamaze amezi 3 yigeragezwa mu kazi ngo batsinzwe kizamini kigerageza. Nyamara urwitwazo kuko yamaze kubasambanya agira ngo abone abandi abikorera wowe ukabubiza ukinumira ngo niko bigenda nuzo wazabikorera ejo. Wenda n'uwawe cyangwa ni mwene wanyu. Reba kure uzi icyo wakora kitari uguceceka. Tekereza kabiri rero mbere yo kureba ibi bikorwa ukicecekera ngo nta ngaruka bizakugiraho isi yabaye umudugudu. Toza reka mvugira ijambo ry'umunsi mu nkuru y'umunsi kuri KP Reports. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Byanzwe mu Baheburayo ibice 3:16. Hanyuma ndarangiza kuri aya magambo yavuzwe na Martin Luther King agira ati: ku iherezo ntituzibuka amagambo y'abanzi bacu ahubwo tuzibuka uguceceka kw'inshuti zacu. In the end, we will not remember the words of our enemies but the silence of our friends. Twibuke twiyubaka.
Niba ugeze aha ndakibutsa ko iyi ari KP Reports. Ndagushishikariza gukanda subscribe niba utari wabikora kugira ngo inkuru y'umunsi ikubiyemo amasomo y'ubuzima, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro bica kuri KP Reports ntibigagucike. Wanadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok. Hose twitwa KP Reports. Amahoro.